Imana yampaye impano yo gusengera abantu yego bafite ibibazo ibyifuzo uburwayi ibibazo byabo bigakemuka. Kabiri Imana yampaye impano y'ubuhanuzi. yego Imana yabishimye ndahanura ubuhanuzi bukagenda neza. Ubundi Imana incishamo ibintu biri aho hafi. yego Navuga ngo sinjye bisohoza ahubwo ni Imana yo mwijuru igira ite ibisohoza. Ariko noneho iyi Imana incishijemo ibintu ubaka kanya rishobora gusengana uyu munsi Imana ikanshishamo ibintu kuri wowe. yego Hadaciye iminsi Imana yo mwijuru igahita ibisohoza. Ko ndabyibuka hari umubyeyi twigeze dusengana nawe yari afite ikibazo zinagume ariko Imana izabahe gukizwa. yego Kandi Imana izajya itabara abantu bayo n'abo barozi bagihari. Umudamu twigeze dusengana afite ikibazo baramuzingiyeho yari atwite bamuzingiraho inda amara amezi 12 nta rubyaro kandi atwite. yego Urumva yararengeje amezi umubyeyi agomba kubyariraho. yego None we yaboneye ibimenyetso byo kubyara akajya kwa muganga ku bitaro yagerayo bakamubwira ati igihe cyo kubyara ntabwo kiragera gute kiragera. Kandi we yabara amezi yasamiye akabona igihe cyageze gute cararenze. yego Noneho araza turasengana ampa icyo cyifuzo twasenganye ari ku munsi wo ku cyumweru mvuye mu materaniro. Tumaze gusengana ku cyumweru Imana irambwira ngo imuhaye urubyaro imuhaye umwana muzima. Noneho mbona umubyeyi ntago ari kubyakira neza. Ndamubwira nti noneho we wabyakira utabyakira nshimira Imana nuko dusengana iyo nkubwiye ibintu ukabipinga Imana ihita ibinyereka yamara kunyereka ko mpinze Imana igahita imbwira ikindi kintu ngomba kukubwira kugira ngo wemere. Yes, reka mbasuhuze abakunzi ba Concorde TV show aho mperose mu Rwanda mu ntara enye ndetse no mu mujyi wa Kigali. Abari mu mahanga mwumva ikinyarwanda ndabasuje Imana amahoro nibane namwe kandi bahe umugisha nk'ibisanzwe ndatuma Imana Concorde kamfata umwanya ngushimira wakanze subscribe kuri channel yacu kadukigikira. Nawe ugiye kubona iki kiganiro ari ubwa mbere ukayikanda ngusabiye umugisha nayo icyo nabasezeranije n'ukutabicisha irungu. Niyo mpamvu mba nafashe urugendo nkajya gushaka abakozi b'Imana. Uyu munsi turi kumwe n'umujene Imana y'igukoresha muri iki gihe eka ne kwizimba mu magambo ahubwo musabe adusuhuze narangiza natwibwire. Karibu umukozi w'Imana. Murakoze cyane. Yego Yesu nashimye. Yesu ahimbazwe. Dushimye Imana muri aya mwanya kubera ko iduhaye umwanya mwiza wo guhura namwe kugira ngo tukorane ikiganiro. Yego Izina ryo nirihabwe icubahiro. Amen. Nkuko mubivuze rero natangira mbibwira amazina nitwa Manishimwe Jade Damascene. Yego ariko benshi banzi ku izina rya Jade. Jade Jade Jada Jade Damascene baba bahinnye baba barihinnye. Ubwo sinzi nimba ryera mubonye rirere hari bagahitamo kurihina ntabwo mbizi ariko nyine nuko nguko benshi banzi. Yego busanzwe rero ndi umugabo mfite umudamu n'abana. Yego mu rugo ni mu karere ka Burera umurenge wa Cyanika. Yego nkaba mbarizwa mu itorero rya ADPR. Yego ubwo nkaba ndi umugabo. Yego ibirenze ibyo ngibyo navuga ngo Imana duhana umugisha kugira ngo kubibwira reka mbegarukiye aho ngaho. Yego ibindi turaza nanjye ndajya ngenda nkubaza uko ni nabwo bwa mbere duhuye. N'ubwa mbere nibwo bwa mbere duhuye n'undi nanjye ibibazo mfite byo kukumenyaho n'abakunzi banje bakeneye ndaza kubikubaza ariko uyumve mwikaze. Murakoze cyane. Yego uzi gusenga? Yego gisagarago bese ndabizi kubera ko nta nibyo nahamagariwe. Yego nkora murimo w'umunyamasengesho nsengera abantu gutyo ubwo ntago nananirwa gusenga kandi ari wo murimo Imana yampamagariye. Yego ngaho senga uganga Imana ize kubana natwe muri iki kiganiro. Kadusenga Imana. Amen. Mana yacu turagushimye kubera ko uri umukozi w'umuhanga. Ushimwe kubera kuri Imana izi kurinda wabanye natwe data kwese mwiza utwongera iminsi yo kubaho. Ushima ko twahura turi amahoro izina ryawe nirihabwe icubahiro. Ngatwemerere muri uyu mwanya ubanze utweze udutunganye utwemerere muri uyu mwanya tukugirireho umugisha. Ikiganiro twakunyize kugira ngo tuyoborwe nawe ufashe ngewe data kwese mwiza ugiye kuvuga uri kuri kamera ubane nawe mu izina ryawe ryera Kristo. Abagikurikiranye bose nabo data kwese mwiza ubane nabo ndaguhamagaye nk'Imana ishobora byose kugira ngo wese kurwo ruhande mwawe Imana yacu mugereho utwemere tukugirireho umugisha. Abazakwakirana data mwiza bazakugirireho umugisha ndetse natwe mwami tukugirireho umugisha kugira ngo izina ryawe rishimwe. Ngatwemere imbaraga ze zituganze mwuka wera tuganze kandi tuyobore mu izina rya Yesu. Amen. Yego reka nkwibutse wowe ufite ubukwe ukaba ukeneye umuntu wagutekera mu bukwe
yego hari Bora Cooking Company, ni company nziza rwose yagufasha guteka ibiryo byawe bikagera kuri bife bimeze neza, ubundi ukakira abantu bose watumiye bakagenda banyuzwe. Niba rero wifuza kuba wakorana na Bora Cooking Company, wahamagara 0783 80 27 94. Ndayisubiramo ni 0783 80 27 94. Yego ni kampani ikorera mu karere ka Musanze, nifite icyicaro ariko ikorera mu Rwanda hose, no hanze ubahamagaye rwose bakugeraho. Ikindi nubabwira yuko amakuru yakuye kuri Concorde TV show bazakugabanyiriza. Yego Jadamase, we nta kirori ufite muri iyi minsi ngo uzakorana na Bora Cooking Company? Ikirori kiri mu minsi iri imbere ariko ntabwo ari vuba, ntabwo kirapangwa igihe cyacyo. Yego kuko mba numva nshaka kuzakora ikirori, tumira inshuti n'abavandimwe. Yego nkababwira nti muzaze dufatanye kwishimana n'umuryango wanjye. Vuga nti ndi gupanga nk'igihe amatariki nakoreyeho ubukwe, imyaka maranye n'umudamu, ko nigera nzakora ico kirori kumira abantu uko ahubwo bubukinze Bora Cooking Company kabisa. Uguteganya kuzakora anniversaire imyaka ingaho maranye n'umudamu? Ubwo izaba ari imyaka 7. Yego n'icyo kirori rwose ikiraka ntuzagiha abandi. Ahubwo nzajya bari kubwo ndi kumva bazi gutegura neza amafunguro. Ariko uzi company nemera kwamamaza, nuko mba naragenzuye nkabona yuko abantu ari nyangamugayo cyane rwose, kabona n'ibintu byaba ari nta makemwe cyane. Hari ubukwe mperuka kujyamo iyi company rero yatetse, umva abantu barariye barahaga, bose bari kubaza ati umutetsi beze bite, bose baryohewe cyane kabisa. Yego Mana ishimwe Jadamase bakunda kwita Jada, niwe turi kumwe mu iki kiganiro. Nge ndi kumva nakwikundeye. Nanjye nagukunze cyane. Rahira Imana iguhereze umugisha cyane ahubwo. Amen. Imana iguhereze umugisha, wakoze cyane. Nanjye ndi kumva nagukunze. Ubwo rero ubwo nanakwifuza ko twazongera tugafata n'undi munsi, tuzongera gasura n'umuryango wanjye nawe kawureba. Umva ukabona umudamu, ukabona abana Imana yampaye, abana beza. Yo mbabonye nshimbaga Imana cyane rwose. Ufite abana bangahe? Bana 2. Yego abana 2 b'abahungu. Imana nirembere kabisa. Yego Jadamase wakishijwe ryari? Nakijwe tariki 13 z'ukwezi kwa munani. Ndacyabyibuka. Yego ntago nabyibagirwa. Muri mbye yaravuze ngo umunsi mwiza nibuka nuwo nakwemereye. Yego ubwo rero nanjye umunsi nta kwibagirwa, ni umunsi nakirijweho. Hari tariki 13 z'ukwezi kwa munani 2014 niho nakijijwe. Tariki 13 z'ukwezi kwa munani 2014. Yego niho nakijijwe, niho nabatijwe mu mazi menshi. Ubwo nemera ko Yesu ambera umwami n'umukiza. Mva mu byakera mpinduka icaremwe gisha muri Kristo Yesu. Nukuri ubona ibyo wakijijwe cyane ari ibiki? Cyarakijijwe cyane, ibintu bya byarakubasa ukavuga uti rwose ibi bintu ndabisezereye ndakijijwe. Ubundi ubusanzwe ntabwo navuga ngo nari narivuguse mu byaha cyane, ariko nari ntangiye kwerekeza muri izo nzira kubera ko nakijijwe ndi mutoya. Ariko ndabyibuka natangiye kugendera mu kigare n'abandi basore bagenzi banjye, tangiye kunywa ibiyobyabwenge. Nabigeze kuvuga ngo bashaka kumbona nasinze, agenda bangurira inzoga kugira ngo nsinde. None ndagije ndavuga nti rero ibi ngibi ntacyo byazangezaho. Inshuti ziravuga ngo zishaka kumbona nasinze, kandi gusinda none nta nyungu irimo. None nza kwegera ahantu bari kuvuga ijambo ry'Imana, numva bavuga ngo vino n'umukobanyi, inzoga zirakubaganisha, ushukwa nazo nta bwenge agira. Numvise iyo jambo ndavuga nti koko izi nzoga aba bantu bari kunyesha ngo nge kumwe zazangeza kuki. Ndavuga nubundi ushukwa nazo nta bwenge afite. Ubwo nemere kuba kuko ntumwe udafite ubwenge. None numva kwigisha n'ijambo vuga ngo kubaho Uwiteka nibwo bwenge kuba byandiko kujijuka. Ndavuga ntubwo nanjye reka nkizwe nubaho Uwiteka, nigirira ubwenge, mve mu byaha mbone kujijuka. Ubwo mpita mfata ubwanzuro kuri iyo tariki, nemera kubatizwa mu mazi menshi. Ubwo nemera kwakira Yesu ngambere umuyobozi
wo kunyobora muri uru rugendo na n'uyu munsi ndacyarimo. Yego. Ndacyashima Imana kandi Imana yo mu ijuru ndacyayisaba kugira ngo izampe iherezo ryiza. Uzi aho byari kuzakugeza ibyo biyobyabwenge ni muri gereza. Cyane rwose. Umva ni muri gereza nta handi kabisa. Imana yari yabigukuyeho ikakurokora nishimwe. Yesu yarakoze cyane. Ni ukuri pe. Yesu ni umwami yarakoze cyane. Uriya kintu mushimiye nuko yandokuye umugani ntaragera aho ngaho muri iyo gereza, kandi koko narizo zarinze, kuko uyu usanga iyi leta yacu ntabwo yemera ibiyobyabwenge. Oya. Icya kabiri, usibye na leta none ubusanga no mu rugo iyo ukuranijwe n'ibiyobyabwenge n'ubundi nta mahoro abonekayo, nta butekano, usanga n'ubundi iterambere ntaryo. Kuntu wese wawe iterambere gute utumvikana no mu rugo kubera gushukwa n'inzoga, gushukwa n'iki. Ariko Yesu yarakoze cyane kubera ko yanize izo ngaruka zose zari kongeraho, ahubwo ubu ngubu nkaba yarampaye agakiza, nkaba ndi kugerwaho n'imigisha iturutse mu gihugu cyo mu ijuru. Ni ukuri Yesu ashimwe. Akenshi iyo umuntu amaze gukizwa hari igihe Imana imugira neza ikamwihera impano. Oya, hari impano Imana yaguhaye ukimara gukizwa? Yego, hari impano Imana yampaye. Navuga ngo Imana yampaye impano njye ubwanjye ntatekerezaga ko nabona, kandi ntari gutanga n'amafaranga ngo nzibone. Yego. Ariko Imana yo izimpera ubuntu. Impano zirahari. Zitubwire. Kandi nizishoboka turaza kuzikoresha muri iki kiganiro. Cyane rwose. Imana niyabishaka niyabikunda turazikoresha, kubera ko ntabwo turi abacu ngo twigenge. Ubwo Imana nishaka ko tuzikoresha turazikoresha, ibintu bigende neza. Imana yampaye impano yo gusengera abantu bafite ibibazo, ibyifuzo, uburwayi, ibibazo byabo bigakemuka. Kabiri, Imana yampaye impano y'ubuhanuzi. Imana yabishimye ndahanura, ubuhanuzi bukagenda neza. Icya gatatu, buri habaho n'impano n'ubundi no gufasha n'impano. Yego. Iyi Imana yabishimye nabwo n'ubundi impano yo gufasha none ayifite. Ubwo nabyo ikakomeza igakora gukoryo mu buryo. Kandi ikindi, hari n'indi impano n'ubundi yivuga butumwa, nayo uko Imana ibishatse. Impano zose ishaka gukoresha kuri njyewe zirakora. Naho kuririmba yo kuririmba ntabwo ari impano yanjye. Byaranyihishe. Sibyo ko nyine yo ndi mu masengesho rege nombe ndirimbishe nkayiririmba ibintu bikagenda neza. Ariko kuririmba ntabwo ari impano yanjye gutyo. Oya, hari ikintu umuntu abakora akavuga ati nubwo iki ngikora ntabwo ari impano yanjye. Cyane rwose. Ntabwo ari ibintu nakwirata ngo ndashoboye. Ukumva mbese nyine nawe iyo mpano ntabwo ari iyawe uri kuyumvamo neza cyane. Ukijijwe 2014. Yego. Impano yo kwerekwa, yo guhanura, yo gusengera abantu yo yaje ryari? Buriya nkunda kugira amahirwe. Ikintu kimbayeho bwa mbere, itariki zacu ngo nkunda kuzibuka ndazirikana cyane. Yego. Nzandika mu mutwe, noneho ngahita mfata na jenda, navuga nti none aribyo reka mbyandike muri jenda yanjye. Avuga none se ni gute nakwibagirwa ikintu kimbayeho bwa mbere, kandi ngo iyo wibagiwe amateka wica amategeko. Nabwo impano yo guhanura nanga se kwerwa nayibonye tariki 18 z'ukwezi kwa gatandatu 2018. Ufata mu matariki zaje terera. Byaje turi mu masengesho. Turi mu masengesho turi gusenga, abantu kuri kwapanze ko turasenga amasengesho. Aba turi mu masengesho turasenga, tugira ibihe byiza. Numva muri njyewe ibintu byahindutse. Noneho maze kumva ibintu byahindutse, nagiye kumva mbona muri njyewe, numva sinzi izindi imbaraga aho zivuye. Numva imbaraga zije zidasanzwe muri njyewe, n'uburyo nasengagamo sibwo ndi gusengamo. Numva noneho uburyo numvaga muri njyewe umutima umeze, nkumva siko bimeze. Numva ibintu birahindutse, numva umutima wanjye noneho urabohotse cyane. Numva imbaraga zidasanzwe ziri muri njyewe. None nagiye kumva numva ndi kuvuga izindi ndimi. Ibanga rya sezano Yesu yavuze nyine asoboreza ababigishwa ubye bari bamutegereje mu cyumba cyo hejuru kuri Pentecote. Numva nanjye indimi zahindutse, numva ndi kuvuga izindi ndimi. Noneho nyuma yaho numva nahanuye
noneho njye nahanuye kubera ko bwari ubwa mbere ntazi ibintu byo guhanura ntabwo nzi ko ndi guhanura ahubwo nyuma niho abantu bavuze bati ntabwo twituzi kuri umuhanuzi tiwahanuriye twumva ibintu uri kudubwira nibyo niko bimeze noneho mbona ku maso yanjye igicu cy'umwijima kivuyeho mbona ndi kureba nk'uko turi kurebana nkubona niko ndi kureba ibintu kandi ubwo ndi gusenga mpumirije ariko njye nkabona amaso y'umwuka yahumutse nkabona ndi kureba ibintu bimeze neza numva ndi gushima Imana cyane ese uwo mwanya numva ni igitangaza kibaye kuri njyewe none ubwo bitewe nuko abantu kwituri kumwe nanjye uko ibintu byagenze ndavuga nti ubwo nanjye Imana yampaye impano noneho n'ubundi bwa kabiri uko tugiye mu masengesho kazajya mbona kuva uwo munsi uko tugiye mu masengesho Imana ikankoresha cyane ikanyereka amayerekwa ku bantu nkababwira abafite ibibazo byabo Imana ikabiyereka nkababwira ndetse n'umuntu twigeze gusengana arangije atari ko wowe kuba uri kutubwira ibintu tutanaziranye bwari ubwa mbere dusenganye kuri kumbwira ibintu tutaziranye tibura umudamu wawe hari ikintu gishobora kubaho utakimubwiye nangwa se utakimwe avuga nti byose uko Imana ibishatse niko bigenda ubwo rero kuva ico gihe kugeza na n'uyu munsi wa none Imana iracabana nanjye kandi Imana iracakomeje kunkoresha ibyo njye ubwanjye nta kwikoresha nukuri nta buhanuzi wigeze uhanurira nk'umuntu muturanye cyangwa se nk'umuntu mwazirukanye agatese damasende biriya rwose koko ati abantu baze kugira nyine ukabona ko agupinze neza barahari kuko hari amasengesho nigeze gusengana n'undi turi gusenga ngira ngo twari turi korali naririmbagamo turi gusenga ahubwo hari ikintu ntakubwiye katsubira inyuma gake nta kibazo rwose wisanzure ndibuze gukomeza nibagiye kubwira ko ngiye ubwanjye nakirijwe mu gihugu cy'Ubuganda niho nakirijwe hari abahungu twabanaga noneho igihe kigeze turi gusenga muri korali ubwo nsubiye kwicara ibibazo warumbajije ubwo nyine bakurikije ukuntu twabanaga nabo bamaze gukizwa dusenganye muri korali icyo gihe twaririmbagaho noneho Imana inkoresheje nyuma turangije ayo masengesho dusoje amasengesho nibwo yambajije atari ko seja kuru yawe tini meza ngira ngo none ari kunsuhuza bisanzwe ariko ni nyine mbona ibintu yabishize ku rundi rwego yapinze cyane hagati none se wowe buriya wari ukumva umeze ute uri guhanura ntirese ubwo wabonaga ameze nte ati njyewe wabivuze mbanza kugira ngo ntago ari byo noneho nyuma yaho hari ikintu wambwiye umaze kukimbwira numva nicyo kintu kindiho none ikintu cyanyemeje neza nuko avuze ngo ca kintu wambwiye turi muri ya masengesho Imana yaragikoze nari namubwiye ko Imana yo mu ijuru imurenze impanuka noneho hadaciye kangahe nibwo yafashe urugendo ajya kuri moto yarazi gutwara moto atwaraga moto noneho ageze mu nzira abura feri zabuze noneho abura ukuntu yabigenza kandi yarare ahantu hamanuka cyane noneho ageze aho ngaho abuze ukuntu abigenza moto yaramumanukanye cyane abantu bamubonye bose bavugije inturu batura umuntu arapfuye batarapfuye ariko kubera ko Imana ntaje mvuga ngo rehere yamubwiye ko imurinze impanuka yageze hepfo sinzi ukuntu hesa katisha moto ahita simbuka agira ubwenge umutima guhije mujemo ngo simbuka abarasimbutse amaze gusimbuka aba muzima moto nayo isigara ngiyo avari gushimana ubwo yambwiye ati ca kintu wambwiye ko Imana indinze impanuka nanjye ubwanjye rakiboneye atabwo komeza ukorera umurimo w'Imana imbaraga n'amavuta bikomeze kuba kuri we kuko uri mu mwuka w'Imana avuga nti sawa rero nibitarazana by'Imana yo mwijuru izabigusoreza nukuri iyo urebye se ubona ubuhanuzi bwawe busohora vuba buratinda bimeze bite akenshi busohora vuba kubera ko ubundi Imana incishamo ibintu biri aho hafi navuga ngo sinjye bisohoza ahubwo ni Imana yo mu ijuru igira ite ibisohoza ariko noneho iyi Imana incishijemo ibintu ubaka kanya dushobora gusengana uyu munsi Imana ikanshishamo ibintu kuri wowe hadaciye iminsi Imana yo mu ijuru igahita ibisohoza ko ndabyibuka hari umubyeyi twigeze dusengana nawe yari afite ikibazo zinagume ariko Imana izabahe gukizwa kandi Imana izajya itabara abantu bayo n'abo barozi bagihari umudamu twigeze dusengana afite ikibazo
baramuzingiyeho yari atwite, bamuzingiraho inda amara amezi 12 nta rubyaro kandi atwite. Yego. Urumva yararengeje amezi umubyeyi agomba kubyariraho. Yego. None we yaboneye ibimenyetso byo kubyara akajya kwa muganga ku bitaro, yagerayo bakamubwira ati igihe cyo kubyara ntabwo kiragera gute, kiragera. Kandi we yabara amezi yasamiye akabona igihe cyageze gute, cararenze. Yego. Noneho araza turasengana, ampa icyo cyifuzo, twasenganye ari ku munsi wo ku cyumweru mvuye mu materaniro. Tumaze gusengana ku cyumweru, Imana irambwira ngo imuhaye urubyaro, imuhaye umwana muzima. None mbona umubyeyi ntago ari kubyakira neza. Ndamubwira nti noneho we wabyakira utabyakira, nshimira Imana nuko dusengana, iyo nkubwiye ibintu ukabipinga, Imana ihita ibinyereka, yamara kunyereka ko mpinze, Imana igahita imbwira ikindi kintu ngomba kukubwira kugira ngo wemere. Noneho mbonye bipinze, Imana ihita imbwira ngo byanga byakunda mubwire ko uyu munsi ari ku cyumweru, ariko undi munsi wo ku cyumweru uzagera afite iki, umwana. Ndabimubwira, aragenda turatandukana, dusoza gusenga. Noneho hacamo umunsi wo kuwa mbere, haciyemo kuwa mbere, ku munsi wo kuwa kabiri arampamagara ati ngiye ku bitaro, nyaboneka unsengere bitaba nka kwa ahubwo ubwoba ufite n'ubwiki. Imana yakubwiye ko ku cyumweru kizagira ufite iki, umwana. Ubwo ufite n'ubwiki. Aragenda. None nanjye iryo joro twiri dufite amasengesho, hari groupe nagombaga gusura, ndagenda njya kurara mu groupe turi kwisengera. Tumaze gusenga Imana, nagiye kumva numva dusoje amasengesho saa 9, numva ari kumpamagara ati nahereka ndi kuguhamagara telefone yawe nakubuze, telefone wayishize nabwo nindi mu masengesho nagomba gufungura telefone kandi mu masengesho. Tise none wanshakiraga iki? Ati naguhamagaye kare nka saa 5 ngo dushima Imana, ati wa mwana ndamufite n'uyu mwanya ndamukikiye. Ati ndi gushima Imana kubera ko iby'Imana yavuganye nanjye ku cyumweru, uyu munsi kwa kabiri igeze gute ibisohoje. Ndavuga none izo ni imbaraga z'Imana, tishima Imana. Uwo mwanya rero dushima Imana kubera ko Imana yabohoye. Noneho ikibazo cyabaye babuze batangiye kwa none suramu kuko tuzi ko twamurangi ko nta mwana, none bizaje bigenze bite? Noneho biza kumenyekana ko uwo mugore ari ngiye wagize ute wamusengeye, atari ngiye ubyihaze. Buriya imirimo y'Imana irivugira. Ubwo yagendaga kuvuga ati nasenganye n'umukozi w'Imana, Imana iramukoresha, none dore yarambohoye impa umwana kandi byari byaranze. Urumva rero amezi 12 yaramaze, yari afite ikibazo gikomeye cyane. Ubwo rero dushimye Imana kubera ko ibyitunyujijemo nayo ubwayo yihutira gukora iki, kubisohoza. Yego. Impano zose turazikoresha. Guhanura ntabwo tubitegeka, sibyo? Iyo banuzi buje turabutanga, ariko kuvuga ijambo ry'Imana twabyitegekera, tutureka uyu mwanya tujye mu ijambo ry'Imana. Yego. Niho mwanya rero tugezemo, reka tugere mu ijambo ry'Imana naryo rituganirizeho, rijya rihembura abantu benshi. Ni karibu. Murakoze cyane. Nkuko ubivuze, hari ibintu twebwe ubwacu tutagomba gutegeka ngo byanga byakunda nibibeho gutyo. Ahubwo Imana yo mu ijuru ibikoresha uko ishatse, mu gihe yagennye nanga se mu gihe yateguye. Yego. Ubuhanuzi aka kanya Imana itegetse ko duhanura, twahanura mu izina rya Yesu. Yego. Amayerekwa Imana yo mu ijuru aka kanya idukoze ku maso ikagira ibyo twereka, nabyo twabitambutsa tukavuga tuti Imana itweretse ibi bintu ibi nibi. Ariko sinshobora gukora ikosa ryo kuvuga ngo Imana irambwiye kandi itambwiye. Oya. Kabiri, sinshobora gukora ikosa ryo kuvuga ngo Imana iranyeretse kandi itagize gute, itanyeretse. Ahubwo noneho njyewe nasomye ijambo ry'Imana rirambwira ngo bazabona ishano, abavuga ngo iravuze kandi itagize gute, itavuze. Tuvuga ivuze, tugahanura ari uko ibitwemereye, ariko ijambo ry'Imana navuga ngo n'ubuhanuzi bukuru kandi bukenerwa igihe cyose. Andi magambo arahararwa, yaje nyuma gahararukwa, ariko ijambo ry'Imana ntabwo rirangiza garanti, ntabwo rirangiza manda, ahubwo rihora risha ku mitima y'abantu baryize nagase abantu baryumvise. Tugiye kuganira ku ijambo ry'Imana rero uyu mwanya ndi kumva riri kumfasha. Ni ijambo nahaye intego ivuga ngo haguruka ugende. Haguruka ugende. Kamaguru. Waba ufite ibikwicariye, waba ufite ibyakuremaje, ariko ku ruhande rwawe haguruka ugende.
kuko umaze igihe kire wicaye, hari ibikwicariye, hari ibyakuremaje mu buzima bwawe, ariko ndi kumva ijambo tugiye kuganiraho muri uyu mwanya. Ni ijambo rivuga ngo haguruka ugende. Ni ijambo turi buze gusanga mu gitabo cy'ibyakozwe n'intumwa ibice 3, duhere ku murongo wa mbere tugeze ku murongo wa 10. Ni imirongo myinshi ariko turi buze kubinyuramo twihuse kugira ngo umuntu wese aze gusobanukirwa neza impamvu y'iri jambo, amenye n'inkomoko yaryo, noneho nawe bimutere kwizera ndetse no gukomera. Ngira ngo muri uyu mwanya nawe wakoresha impano yawe, ko nawe hari impano ufite n'ubwo utayimbye, ariko nawe wakoresha impano yawe. Nanjye ninjye imbere ya kamera uzambaza. Ariko umwe wakoresha impano ukadufasha ukadusomera. Petero na Yohana bakiriza ikirema ku irembo ry'urusengero. Yego. Nuko Petero na Yohana barazamuka bajya mu rusengero mu gihe cyo gusenga, ari cyo saa 9. Hariho umuntu wavutse aremaye ibirenge, yarahekwaga agashyirwa ku irembo ry'urusengero ryitwa Ryiza, kugira ngo asabirize abinjira mu rusengero. Abonye Petero na Yohana bagiye kwinjira mu rusengero, arabasaba ngo bamuhe. Petero na Yohana baramutumbira. Petero aramubwira ati uturebe. Abitaho agira ngo hari icyo bamuha. Petero aramubwira ati ifeza n'izahabu ntabyo mfite, ahubwo icyo mfite ndakiguha. Mu izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti haguruka ugende. Maze amufata ukuboko kw'iburyo aramuhagurutsa. Uwo mwanya ibirenge bye n'ubugombambari birakomera, arabandaduka arahagarara. Aratambuka yinjirana nabo mu rusengero, atambuka yitera hejuru ashima Imana. Abantu bose babona agenda ashima Imana, baramumenya ko ari we wajyaga yicara ku irembo ry'urusengero ryitwa Ryiza asabiriza ngo bamuhe. Barumirwa cyane, batangazwa n'ibimubayeho. Amen. Mana, turagushimye kubw'ijambo ryawe, turagushimye ko uri umunyembaraga, izina ryawe nirishimwe. Nyemerera kubw'uyu mwanya iri jambo tugiye kuganiraho n'abantu bawe n'ubwoko bwawe n'abana bawe, nyemerera muri uyu mwanya ryinjire mu mitima y'abantu bawe. Mu izina ryawe ryera Kristo, bongere bizere ko uri Imana ifata umuntu ikamuhindurira ubuzima, bongere bizere ko uri Imana ihindura ibihe n'amateka, bongere bumve imbaraga zawe. Nyemerera muri uyu mwanya bongere bakomezwe n'ijambo ryawe, imbaraga zawe zigera mu mitima y'abantu bose bagiye kumva ijambo ryawe mu izina rya Yesu. Amen. Urakoze cyane, Imana iguhereze umugisha. Udusomeye neza cyane. Imana wamwishije kugirire neza. Amen. Umugisha ndawugusabiye kandi mwishi. Ndawakiriye mu izina rya Yesu, umugisha w'amafaranga. Urakoze kuwakira. Muri make iguha umugisha w'amabara yose. Yego. Ntukubiyemo amafaranga. Amafaranga niyo nshaka, mbabeshye se. Imana yaguhe mu izina rya Yesu. Ndayakiriye mu izina rya Yesu. Ijambo ry'Imana ngo isi n'ibiyuzuye byose n'ibyo Uwiteka. Nukuri. Ngo isi n'ibiyuzuye n'ubundi isi yuzuyemo amafaranga, kandi nayo Uwiteka. Imana yaguhe kandi kugirire neza cyane. Amen. Udusome ijambo rivuga ngo Petero na Yohana bakiza ikirema ku rusengero rw'irembo ry'urusengero rwitwa Ryiza. Yego. Biriya tubwiye ngo icyo gihe hari umuntu wabaguremaye ibirenge, ntabwo yashoboraga kugenda, nta nubwo yashoboraga kwihagurutsa, ahubwo ngo baramuhekaga. Ntabwo yashoboraga kugira akarimo na kamwe yakora, kubera ko ibyo byagaragaraga ko byarangiye. Noneho abo mu muryango we bati uyu muntu kugira ngo ne abone uburyo yabaho, kugira ngo nawe abone ubuzima yabaho, turabizi neza ku rusengero habamo abakozi b'Imana, haba abantu bagira impuhwe, haba abantu bagira imbabazi. Reka noneho tuze kumufata tumutereke hariya ku irembo ry'urusengero. Uzinjira mu rusengero wese afite ikintu mu mufuka azakoramo amuhereza. Mbese muri make uriya muntu hari atunzwe no gusabiriza. Buri muntu mu buzima busanzwe aba afite ikintu kigize gute kimutunze nanga se kimubeshejeho. Imana turengere cyane. Ariko nkuzana ijambo rivuga ngo haguruka ugende. Nimba ubeshejweho n'akazi katari keza, Imana iguhindura umurimo mwiza wo gutuma nawe haguruka, ugahagurukana icubaro c'Imana, ugahagurukira mu mbaraga z'Imana, ugahagurukira mu butabazi bw'Imana. Imana wamwijije kabigenza neza. Imana dufashe cyane. Uriya muntu yarabayeho, nubwo yarabayeho, ariko yarabayeho mu buzima bubi, yarabayeho mu buzima bugoye. Ikintu cyo gusabiza ntabwo ari ikintu cyiza. Uwo ntabwo ari umurimo wakwifuriza umuntu, uwo ntabwo ari umurimo wabona uheshera umuntu agaciro, kuko iyo umuntu asabiriza hari abamugirira imbabazi bakamuhereza, hari abamugirira imbabazi bakagira icyo bamuha, ariko n'abandi bantu bamureba bakaba banamukubita n'umugeri bagati ubundi uri gusabiriza iki, kandi nawe atari we wabyihitiyemo, atari we wabihisemo, atari ubuzima yahisemo, ahubwo nawe ari ibintu byamubayeho nk'impanuka.
buzima bwacu bwa buri munsi hari ibintu bitubaho bimeze nk'impanuka tutagizemo uruhare, tutiteje, yewe tutanaharaniye no kugira ngo tugeremo. Ariko Imana yo mu ijuru uyu munsi wa none iguhagurutse mu bibazo byawe, mu bigeragezo byawe, bya bindi utahisemo ubihagurukemo, bagukijwemo n'Imana, nawe utambuka ugende, bigaragare ko uri kumwe n'imbaraga zisumba byose. Imana idufashe cyane rero. Ngo noneho ngo igihe kimwe umunsi ngo wari wageze wo kujya mu rusengero, Petero na Yohana barahaguruka nk'abakozi b'Imana. Bamaze guhaguruka baragenda bifatira Bibiliya zabo, baragenda bageze ku irembo ry'urusengero ngo bahasanga umuntu wari uhamaze igihe kirekire aremaye, ngo mu muryango we baramuhekaga, bamara kumuheka bakamutereka aho ngaho, igihe cy'amateraniro yarangira bakongera bakamusubiza mu ngobyi, bakamungira bakamuheka bakamusubiza mu rugo. Ariko bivuze ngo n'ubundi babanzaga bareba nimba ari ikintu bashize mu mufuka we. Ko bivuze ngo kumuheka babanzaga bareba ese uyu muntu twashize aha ngaha hari icyo abantu bamuhaye. Byashoboka ko amafaranga bamuhaga abo bamuhekaga banayakoreshaga ibyo bashaka, uriya muntu bakamugenera dukeya kubera ko atabaga ashoboye gukora iki, kwigenza. Imana iturengere cyane. Ariko Petero na Yohana ngo bamubonye baramutumbira. Bamutumbiriye babona ko hari ikintu bamukorera kirenze kumuhereza ifeza n'izahabu. Bamubwiza ukuri, hambwa ati rero ubusanzwe mu buzima bwawe ukubayeho utunzwe no gusaba ifeza n'izahabu, utunzwe no gusaba amafaranga, utunzwe no gusaba ibyakubeshaho. Ariko uyu munsi wa none twebwe ifeza n'izahabu ntabyo tugize gute, ntabyo dufite. Ariko dufite ikindi kintu twaguhereza gisumba ifeza, gisumba izahabu, gisumba uko kubyifuza. Baramubwira bati noneho twebwe dutumbire. Kubatumbira k'uwo muntu bagiraga ngo noneho arushaho kugira iki, kurushaho guhanga amaso Imana, ibyo yarahanze amaso abikureho, noneho ahange amaso abo bakozi b'Imana, aze kubona imbaraga z'Imana zize kugaragara kuri we. Yego. Ubundi akenshi abana babantegera utumbira umuntu ngo niwe uzarutabara, ngo niwe uzakora iki. Ahubwo tumbira Imana yonyine, kubera ko abari hari korali yaririmbye avuga ngo abiringira abantu barabahemukira ndetse babahanga amaso bakabakoza isoni. Ariko Imana yo ntabwo igihemuka, Imana ntabwo ikoze isoni umuntu yiringiye. Noneho ba Petero bavuga ati wowe dutumbire. Ifeza n'izahabu ntabyo dufite. Bari bambaye neza, bagaragara neza, bagaragara nk'abafite amafaranga, bagaragara nyine icyo cy'Imana cyabagezeho. Abaragira ngo hari ikintu bari bugire gute, bari bumuhe. Ariko noneho bavuga ati icyo turi buguhe kiri buza kukugira umumaro gusumba w'ico ugize gute, icyo twifuzamo. Ijambo ryabo yavuze ngo Imana ibasha gukora cyane ibirenze twebwe iyo tugira gute tuyisaba. Imana igukorere ku buzima bwawe birenze ibyo uyisaba. Imana iturengere cyane kandi Imana ikwitaho cyane. Noneho ngo baramubwira bati dutumbire. Arabatumbira. Amara umwanya ari kubatumbira. Bivuze ngo umwanya yabatumbiraga hari abantu bacaga bakinjira mu rusengero atabasabye, kuko aboneka ko ari ico bagira gute, ari ico bari buze kumuha. Ati abantu bambwiye ngo mbarebe bigaragare ko nimba umuntu yampaga 500 abo bari buze kumpa 5,000 kabisa. Ati kambarebe nimba umuntu yampaga igiceri abo barampa inoti. Ati kambare abandi ubundi busanzwe ntabwo umuntu yamubwiraga ngo ture yamunyiragaho yabaramweza akora mufuka gutya akamuhereza, yaba ataramuha agacaho akigendera. Ati aba bantu bambwiye ngo kambarebe nanjye ko kwereka ngirende reka mbarebe. Yego. Arabatumbira. Noneho amaze kubatumbira Petero itabwira Yohana ati uyo muntu rero dukwikije uburyo turevyemo bigaragare ko nawe yamaze guhinduka muri we. Yego. Turi kubona ageze ku rwego twamukoreraho ikintu gisumba ibintu yari atwifuzamo cyane. Petero noneho ahitagarira mu ijambo Yesu yaravuze ngo icyo kora noneho namwe nimwagira kwizera muzakora ibirenze ibingibi ngewe ngize gute ndi gukora. Ati namwe muzarambura ibiganza ku barwayi bazakira, namwe muzahumura impumyi, namwe muzasengera abafite uburema nabo bagire gute bagende. Petero yibuka iryo jambo Yesu yagize gute yababwiye. Hagati nakwereka dutegeke mu izina rya Yesu uyu muntu agire gute ahaguruke agende. None ngo Petero atamufata ukuboko aramubwira ati haguruka ugende mu izina rya Yesu.
tugeze kuri rya jambo navuze ngo niryo tubuze kuganiraho rivuga ngo haguruka ugende. yego wa muntu noneho atungurwa nawe n'ibimubayeho arahaguruka aragenda. Noneho ngo ubugwamamare bwe ngo buba burakomeye, yego amagufa yo mu mavi aba arakomeye. Arahaguruka nawe aragenda yinjira mu rusengero ngo ari gushima Imana, arambura amaboko cyane aravuga ati ndi gushima Imana. Abamubonye mu rusengero bamunyuza ari kubasabiriza, bari bazi ko hari umuntu usabiriza, bazi ko hari umuntu utagenda, babandi bari biteguye kumuheka, bari bazi ko bazamwumburiraho mpaka kugeza iteka ryose. Bivuze ngo ari abantu bishimira ibibazo byacu, babona ko ibibazo byacu nyine babifitemo inyungu. Abo ngabo bari bategereje aho ngo ku ruhande bagiye kubona umuntu nawe arahagurutse aragiye yinjira mu rusengero aravuga ati none nanjye ndi gushima Imana kubera ko Imana haleluya tasine vozo tope kire nevedo sa nanjye numvise ndi kumva nanjye nahaguruka ndi kumva nanjye mpagurutse. Imana iturengere cyane. Nawe uri kumva duteze amatwi, haguruka ugende, va mu kibazo cyawe, va mu bumuga bwawe, va mu burwayi bwawe, tubukene bwawe, haguruka ugende, haguruka mu bigeragezo byawe, haguruka ugende uje gushima Imana. Ngo yinjira mu rusengero ari gushima Imana, agendana na Petero na Yohana, babandi bamubonye hore gasabiriza, baravuga ngo mbese uyu muntu soni kwituzi wicaraga ku irembo, twituzi ko noneho turi buze kumuheka, none uyu munsi nawe ari kwigenza, none ibintu ko bituyobeye bimeze bite? Barabazanya bati none se yaba ari we? Abandi bati oya ndi kubona sa nawe, abandi batashobora kuba ari mwene wabo. Ariko nanjye navuga ati ndi gushima Imana, ahubwo ni njye Imana yakoreye igitangaza. Umunsi Imana yahinduye ibyawe, umunsi Imana yakoze ibyawe, uzavuge ngo dore ni njye wa wundi wahoraga umeze kwa kundi, njye wahoragurira, njye wahoraga ubabaye. Uyu munsi nanjye Imana wo mu ijuru impaye umunezero. Njye wahoraga ndi umushumeri, uyu munsi Imana nanjye yampaye akazi. Njye wahoraga ndi umukene, uyu munsi nanjye Imana yampaye ubukire. Njye wahoraga mfite inzara, uyu munsi Imana yampaye ibyo kurya. Uvuge ngo ni njyewe. Kumenya yavuze ngo numara kumwemera nk'umukiza wawe, uzahamye mu bandi bose ibyo yagize gute, ibyo yagukoreye. Ndetse usabe n'Imana bayishura Yesu kugira ngo nabo bahabwe ubwo buntu nawe wahawe. Imana ishimwe ko Imana wo mu ijuru itadukorera hari ibindi bintu twayihaye, ahubwo idukorera kubw'urukundo rwayo, kubw'ubuntu bwayo. Imana iturengere cyane kandi Imana kwitaho cyane. Petero na Yohana babonye uwo muntu nawe amaze guhaguruka, amaze kugenda, binjira mu iteraniro bari kumva nyine ibintu bimeze neza. Buri umuntu asengeye umuntu, Imana yo mu ijuru ikabikemura, ne yumva yongerewe izindi imbaraga. Mu gihe dusengera abantu, iyo umuntu ampamagara kumbwira ngo cya kintu wansengeye Imana yaragikoze, bita numva nanjye ko imbaraga ziyongereye, kavuga nuko byagenda kose Imana iri mu kazi. Mu gihe Imana yakoze ikintu, uzajya ushima Imana, uzajya uhamya imbaraga z'Imana, kugira ngo na wa muntu mu kibazo nawe yumve ko ikibazo cye kizabonerwa igisubizo. Imana iturengere cyane kandi Imana yo mu ijuru kwitaho cyane. Tudatinze kwagana ku ijambo rivuga ngo haguruka ugende. Mu bibazo byawe haguruka ugire gute, ugende, kubera ko Imana yo mu ijuru irahinduye ibyara amarira. Imana yo mu ijuru bihinduye ibitwenge, ibyo namara Imana bahinduye umunezero, ibyara amaganya Imana yo mu ijuru bihinduye amashimwe. Haguruka ugende ku kibazo cyawe, haguruka utambuke ugende. Kandi nugenda Imana yasezerano ivuga ngo nzagendana nawe, nzakujya imbere, ahataringaniye mparinganize, nzamenagura. Imana yo mu ijuru izimenagure, iziringaniza ibitaringaniye mu izina rya Yesu. Imana ibaze umugisha mu izina rya Yesu Kristo. Murakoze, mwakira neza ijambo ry'Imana. Dushimiye Imana, mukozi w'Imana, Mana ishimwe. Jada Masene bakunda kwita Jada, sibyo? Yego niko bimeze, ntabwo wibeshe. Yego, Imana iguha umugisha. Tukugana ku musozo, tugiye gusaba ngo utange nimero, wumva yafashijwe nkuko nanjye nafashijwe, azaguhamagare mufatanye gusenga, noneho udusoreze n'isengesho nkuko twatangiye dusenga. Murakoze cyane. Dushimye Imana kubera ko yakomeje kubana natwe, kandi kubera ko iduhanye umugisha muri uyu mwanya twari kumwe. Nimero yanjye ni 079 34 27 29 0. Kayisubiramo 079 34 27 29 0. Iba kuri WhatsApp? Oya. Nta smartphone ufite? Oya, nta smartphone. Isi n'ibiyuzuye byose ni iby'Uwiteka. Uwiteka areba iduka yikuramo ayiguhe. Telefone yanjye yo Imana yo mu ijuru igomba kuyimpa. Yego, kubera ko yarayinyemereye. Iyo nari mfite mu minsi yashize yagize ikibazo irapfa, ariko noneho Imana yo mu ijuru ntegereje ko iri buze kumpa iyindi. Ifite nyinshi cyane, ntabwo iyanjye yaburamo. Yego, murakoze cyane. Dusenge dusoze.
reka dusenge dusoze. Ariko uyu mwanya ari abantu badukurikiye bumvise ijambo ry'Imana twabanye mw'iki kiganiro, ufite icyifuzo, ufite ikibazo, reka muri uyu mwanya wizere Imana uko tuze gusenga. Imana yo mu ijuru igere ku icyo kibazo cyawe, igere ku icyo cyifuzo cyawe. Imana yo mu ijuru igisubize, kubera ko ifite imbaraga, ifite ububasha ndetse ifite n'ubutware bwose. Iyo ivuze birabaye, ategeka byose bigakomera. Imana itegeke ku kibazo cyawe, ikoresha itegeko ikibazo cyawe gikemuke. Imana ikoresha itegeko ku cyifuzo cyawe gisubizwe. Imana itanga ubutabazi ku buzima bwawe. Reka tuze gusenga Imana. Mana turagushimye, uri umunyembaraga, urakomeye kandi urashoboye, izina ryawe nirishimwe. Turagushimye kubera kuri Imana yabanye natwe, turagushimye kubera kuri Imana yakomeje kutuganiriza mu ijambo ryawe. Izina ryawe nirihabwe icubahiro. Uyu mwanya ndasenze Mwami Imana yacu, ngushimira ku buryo wabanye natwe, ngushimira ukuntu waturinze. Izina ryawe nirihimbazwe. Nandiko nsengeye abantu bose bari badukurikiye muri uyu mwanya, nandiko nsengeye abantu bose bafite ibyifuzo, bafite ibibazo, bafite ibibazo by'uburwayi, ndabasengeye Mwami wanjye, ndakwinyize kugira ngo ugere ku buzima bwabo bakize. Hari abari ku bitaro, abari mu mago, uburwayi bwabayeho karande, ubwananiranye bwose, ndategetse mu izina rya Yesu Kristo, reka bakire, bakira imbaraga zawe, bakira ubuzima kugira ngo bashobore gushima izina ryawe. Bafite ibibazo bitandukanye bose Mwami Imana yacu, ntabanje kubirondora amazina yabyo, ntabanje kubirondora ubwoko bwabyo, byose urabizi kandi urabisobanukiwe. Byose bigereho mu mitima y'abantu bumvise iri jambo, mitima y'abantu bose badukurikiye. Ibibazo byabo byose nubigereho, ubisubize kugira ngo izina ryawe rishimwe. Nandiko nsengeye Data kwese mwiza, abantu bose Mwami Imana yacu twari kumwe muri uyu mwanya, ubahereza umugisha. Heza umugisha umukozi we twari kumwe mw'iki kiganiro, umugirire neza, nawe uhaze kwifuza kugira ngo izina ryawe rishimwe. Ndasenze muri uyu mwanya kuko uri Imana ishobora byose, byose ubigenze neza. Imbaraga zigaraye ku buzima bw'abantu bawe, uhindura ibyanze guhinduka mu izina ryawe ryera Kristo. Ubohora ibiboshwe byose, kandi akwinyize kugira ngo usobanurire ibisobanye byose, kugira ngo izina ryawe rishimwe. Urakoze cyane kubyumvise. Icurukanye n'imyuka mibi, nirukanye imbaraga z'abarozi, imbaraga z'amaheme, imbaraga z'abapfu, imbaraga z'umwijima, zose ndazamaganye mu izina ryawe ryera Kristo. Bohora abantu bawe, rengera abantu bawe, tabara abantu bawe, ubagirire neza kugira ngo izina ryawe atesinevo zoto pekire nevara tasine vezete pekire nevo dosanse. Urakoze kumvise gusenga kwanjye, urakoze kuhinduriye abantu ubuzima, urakoze Mwami Imana yacu ko mbona imbaraga zawe zigaragara ku buzima bw'abantu bakwiringiye. Urakoze cyane Mwami Imana yacu ko mbona hari abarwayi ki atesinevo zoto pekire nevo dosanse. Izina ryawe nirishimwe, ngo komeze kubona ibitangaza. Urakoze mu izina rya Yesu Kristo Mwami wacu. Amen.